rero ingeyo y'indongoye sindangize ndakubwiza ukuri sinshobora na nimero ya mitanyisiba tuva aho ngaho ngututse nkubwiye nabi sinshobora no abagupfubije kose benshi ko bamfubya napfubye kera mfuba cyane ntabwo urabona se wagupfubuye wapi nta n'uwo wahuye nawe yenda mu minsi yaba yarashize wapi kumva bigoranyira abantu bapfubura abantu bakurikiye. Urumva hano ni abana b'abakobwa no muri video ndakeka ko mwabibonye abana b'abakobwa babiri ubwo bari nko mu muryango w'iwanyu nko muri gakondo y'iwanyu usibye kuba bararugaga buriya nk'ikindi kintu kizima bakoze ni igiki wavuga gicucu ni igicucu niko nabivuga ntago kizi gutekereza ni ikigoryi cyari kiri kwa Irene cyakitumye kikarekera kijyayo kivuga ibitavugirwa ubwo ninde nicyo nise bukenduhe uzakibona hano uwitwa Metsusu ibihe byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu amahoro y'Imana akomeze abane namwe ndabasuhuje ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Masimbi. Ku mbuga nkoranyambaga ibintu yabaye byinshi cyane bigenda bivugwa, ariko twege soro gacu ni twubaka showbiz nyarwanda iziramo amashyari, inzangano, gutukana, gushyamirana, kwangana, gusebanya ndetse n'ibindi byinshi cyane bidatuma twiyubakira showbiz yacu nyarwanda. Ku mbuga nkoranyambaga ibintu biba bikomeje kugenda biba binini, abantu benshi batukana, basebanya, ariko ibyo byose tuba tugomba kubihashyamo kugira ngo twiyubakire showbiz yacu nyarwanda. Hari video ngiye kubanza kubumvisha y'abakobwa amagambo mabi ataryohereye ijisho cyangwa no kubabona, hanyuma tuyaganireho gatoya. Nicyo kintu cya mbere nshaka kubumvisha, ano majwi y'abana b'abakobwa ubwo biyandagazaga ku mbuga nkoranyambaga. ndabizi rero ingeyo y'indongoye sindangize ndakubwiza ukuri sinshobora na nimero ya mitanyisiba tuva aho ngaho ngututse nkubwiye nabi sinshobora no abagupfubije kose benshi ko bamfubya napfubye kera mfuba cyane ntabwo urabona se wagupfubuye wapi nta n'uwo wahuye nawe yenda mu minsi yaba yarashize wapi kumva bigoranyira abantu bapfubura abantu bakurikiye. Urumva hano ni abana b'abakobwa no muri video ndakeka ko mwabibonye abana b'abakobwa babiri ubwo bari mu kiganiro bari kuvuga ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, yego nta kibazo bafite n'imyaka y'ubukure, ariko amagambo bibandagaho ati ngewe narapfubye ntabwo mbona umuntu mfubura. Ese ibyo bintu birakwiye? Ku muryango mugari nyarwanda nkeka ko aba bana nibakura bazabyicuza, kuko bino bintu ntago bikwiye habe namba. Ikiganiro umukobwa afite ikibazo cyo kutarangiza, ntabwo ndangiza wumva yuko ari ready isaha yose n'igice inbox rwose dore ngubu ndamubafitiye ndamubafitiye kabisa ndahari rwose ndashaka kurangiza maze igihe narangiza meruka kurangiza nkiri isugi nibwo ubanza narangije kuva natakaza ubusugi bwanjye sindarangiza ngewe mbisubiremo sindarangiza nkeneye kurangiza shabaye bakumva kabisa ngiye gukoraho pe nkoraho nshaka umuntu uzandongora nkarangiza neza. Urumva nyine ni amagambo nyandagazi ndetse n'ibindi byinshi cyane, ariko nkeka nk'uko ufata abana nk'abo ukabashyira kuri kamera, uko unabona mu maso ni abakobwa beza bafite uburanga kandi bakumye kuba bafite imbere hazaza, ariko ukabona baje bicaye imbere ya kamera, analize yabo ari ugusambana, ari ukurangiza. Ibaza umwana w'umukobwa umeze kuriya uba ushaka ngo icyo gikorwa ashaka kukibona uko nguko pe, biragayitse ni ukuri kw'Imana bikubita agashyi, kuko ibyo bintu ntago bikwiye. Kuko mu magambo yabo ngo icyo yifuza kurangiza
umwana w'umukobwa kandi ubona mutoya. Ibyo bintu ni amagambo atari meza cyane, ndetse n'ababegereye babagira inama kubera yuko nta kintu na gitoya baba bari gukorera uruganda nyarwanda, showbiz nyarwanda gushyira hamwe. Ariko hari igihe abantu banabikora just for views, amafaranga ya YouTube, ariko ngiye nkeka ko ibyo bintu ari bibi kurushaho. Nta kintu na kimwe cyiza kibirimo, ni bibi cyane, kuko nyuma yaho nibwo babyicuza. Baramaze kubyara ukabona nk'umwana wagatseura ni mama wavugaga biriya bintu, kumva nyine ni ibintu bitabaho cyane. So nkeka yuko bino bintu atari byiza, kubera yuko n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Pitseri bino bintu yabikomojeho. Abantu batumira abana bakaza kuvuga amagambo nk'aya ngaya nyandagazi, kandi mwibuka yuko hari n'ama YouTube RIB yigize gufunga amwe, anayaha warning, ahubwo ati muhindure content, mushake ibintu byiza mukora, kubera yuko bino bintu nta hantu na hamwe bihuriye ku bwiza na gato. So ntabwo twakomeza gutinda ku bintu nyandagazi nk'ibyo bavuga ku mbuga nkoranyambaga, ariko muribuka ko mu minsi yashize ubwo Mitsutsu yajyaga gukora muri Jen's Comedy Show, nyuma yaho ntibyagenda neza, ariko haza kuzamo ikintu cy'urunturuntu atukana na Pirate bya hatari. Ariko mbere y'uko tubabwira umwanzuro mwiza wavuyemo, amagambo yari yarabaye menshi ku mbuga nkoranyambaga, abantu batukanye, bashyamiranye. Reka nkubaze, nko mu muryango w'iwanyu, nko muri gakondo y'iwanyu, usibye kuba bararugaga buriya nk'ikindi kintu kizima bakoze, ni igiki wavuga? Igicucu ni igicucu, niko nabivuga, ntago kizi gutekereza. Ni ikigoryi, kiriya kigoryi cyari kiri kwa Irene cyakitumye kijyayo kivuga ibitavugirwa. Ubwo ninde? Nicyo nise Bukenduhe, uzakibona. Hano uwitwa Mitsutsu ubwo yari kuri platform yavuze ko Pirate yamwise iryo zina, ariko Pirate nawe asa nk'umuntu wakoze amakosa. Kujya mu kiganiro kwa Irene, icya mbere cyo cyababaje na Mitsutsu, yasebeje brand Mitsutsu yamamaza, ibinyobwa yamamaza. Ariko ibyo bintu mujye musubiza n'amaso inyuma gatoya. Wowe ushobora kwicara mu kiganiro ugasebya brand cyangwa ugasebya ikigo runaka giproducinga produit runaka, ubwabyo icyo kigo byonyine kugira ngo kibone n'impapuro zikora mu gihugu, aba ari ikigo gikomeye. Rero kugisebya uri famous, uri umustar, byonyine kikureze byagera kure. Noneho aho ngaho nibwo tutekerezaga ati bya bintu navugaga byari bikomeye cyane. Niyo mpamvu niba mugiye no gusebanya, kuramo brand umuntu akoresha, kuramo iki, ahubwo mwatake ku giti cye. Nk'ubu ngubu wenda nk'urugero ufashe, wenda urugero, wenda tuvuge Sina Gerard, afite ibintu byinshi akora, wenda ugasanga undi muntu arayamamaza, aho kugira ngo utuke uwo muntu mwagiranye bifu ukajya kuvuga ati pfuna ngo na biriya bintu bya Sina Gerard, icyo gihe uba ukoze n'amakosa, kubera yuko byonyine marketing cyangwa abakora produit bashobora ati uriya muntu umufamous ariko yasebeje ibintu byacu, kandi ibintu byacu byanditse muri RDB biremewe, reka tugende tumurege afungwe cyangwa yishyure indishyi y'akababaro. Urumva ibyo bintu ntabwo yabikwiye. Mujye mutongana ku giti cyanyu, musebanye, mukorana ibintu byanyu, ariko mugabanye gukoresha brand z'abandi. Twe rubaje ni nk'isanduku y'ababingwa cyangwa isanduku urabona ibikoko by'ibitera gifite umutwe nk'uw'igitera, cyitwa Pirate. Ni ikigoryi, ni igicucu, ni ikiburanyagasani, niko nabivuga. Kijya ku makampani kirayasebya. Urumva byabaye binini ku mbuga nkoranyambaga, ariko icyo twanasoreza ni uko ku giti cyabo uwitwa Pirate yamaze gusaba imbabazi, biba byiza, ariko na Mitsutsu aba agomba kumworeza bagakora ikintu cyiza, ko dukeneye ko bakora ibintu bya danje, hatajemo amashyari, inzangano, gusebanya, gutukana ndetse n'ibindi byinshi cyane. Ibyo ngibyo nibyo tuba turwanya
muri industry yacu nyarwanda. So indi nkuru dusorezaho ni inkuru dukesha MY ivuga ati Mama Sava akomeje kugaragaza ko yishimiye urukundo arimo n'umusore yihebeye. So ino nkuru ya MI ikomeza ivuga ati Umunyana Analyse wamenyekanye nka Mama Sava yagaragaje ko aryohewe n'urukundo arimo n'umusore bamaranye iminsi bameze neza mu rukundo. So inkuru ikomeza ivuga ati binyujije ku mbuga nkoranyambaga Mama Sava akomeza agaragaza umusore yihebeye ndetse anagira amutera imitoma myinshi agaragaza urwo amukunda ndetse n'ibindi byinshi cyane. So ni byiza cyane ko Mama Sava ari mu rukundo n'umusore we yihebeye. So ni byiza cyane ko nabonye n'iyi nkuru nayo ku mbuga nkoranyambaga imeze neza iri gutreninga igezweho. So amakuru nakagaruka turi kumwe, ciao ciao.